mukirebana amazuru mukirebana indeshyo mukica barokotse jenoside ngo murashaka barafata perezida babazaniye mutazaturutse watwaraga taxi voiture akababera perezida ngo murashaka demokarasi yo mukayita demokarasi. You are just demokarasi barayubaka, demokarasi barayitegura. Demokarasi ni nk'ibiryo, yego urumva demokarasi ni nk'ibiryo ariko ibiryo biratekwa. Ibiryo ugira n'imeza ubiterekaho, ibiryo ugira n'amafurusheti ugira n'amasahani yo kubiriraho. Ibiryo ntabwo upfa ibiryo biva mu ijuru bikakugwa mu kanwa, no. Na sisitemu mugira ubutabera bwanyu buracumbagira. Mu gihe benshi bemeza ko akazi kabuze ndetse na business nyinshi zitakibyara inyungu, ikigo Premium Construction Group kibafitiye amahirwe y'ishoramari mu bwubatsi rikemura icyo kibazo mu buryo burambye. Tugufasha gutegura umushinga w'ubwubatsi ku buryo kwinjiriza gatubutse buri kwezi. Mu gihe udafite ubunararibonye bwo gukurikirana uko inyubako yawe ibyazwa umusaruro, turabigukorera wowe ukinjiza cash mu mutuzo. Niba udafite ubushobozi buhagije bwo kubaka inyubako kwinjiriza gatubutse, twagutekerejeho. Tugufitiye uburyo bwo gushora make ukunguka menshi binyuze mu kubyaza umusaruro izubatswe n'abandi cyangwa no gufatanya n'abandi mu kubaka inyubako ihuriweho. Mu bwubatsi kandi tugufitiye serivisi zose wakenera zirimo gutegura imbata y'inzu, impushya zo kubaka no kukubakira, kandi byose biherekejwe n'ubujyanama bw'umwuga. Wifuza ko tugufasha, duhamagare kuri 07844257 cyangwa kuri 0785598046. Ushobora no kudusura aho dukorera i Remera ahateganye na Nesa. Premium Construction Group, korana n'impuguke uzigama hazaza. Uri urabona nka Amerika narabikubwiye ubushize. Amerika naho batora dog, imbwa yabayobora kuko presidence hari n'ibyo ashaka gukora inzego zikamunaniza. System y'imiyoborere yashakaga kudeportinga abantu bamurega mu nkiko. Hari na state ibyo yashakaga gukora byinshi abacamanza bakabitesha agaciro. Justice iri independent, iri strong. Justice, inzego z'umutekano ziri strong. Ibiki akavuga ati jewe nzigunga n'abandi zakorana nabo, ndashaka Amerika ikomeye. CIA running operations zikomeye, kandi bakamubwira bati ibi bintu ntabwo bishoboka tudakoranye nawe. Se muga wenda mbere yuko tuza gusoza ariko twebwe turashaka demokarasi muri Afrika. Democracy. Are you going to eat democracy? Have you ever eaten the democracy at home? Demokarasi ni ibitekerezo nyine. Demokarasi yari yakuvuza. Demokarasi yari yaguhinga. Contraire ya demokarasi ko ari dictatorship, noneho tuzajya muri dictatorship. Wisi ibyo byose urabishakira iki? Ibintu byinyi turabishaka iki? N'amateori n'amazina. We ntabwo ushobora gushingira ku muco wawe n'amateka yawe mu kumvikana uburyo mushobora kuyobora igihugu. Muga wenda sinshaka kuza gusoza no kubajaka kana hanyuma mu kubaka inzego zikomeye n'icyo cya demokarasi mukazakijyamo. Ruvishi ukizamo abana imyumvire ngo nibo benshi, ngo kuko bafite izuru ryisongoye cyangwa ryitambitse, ngo therefore ngo nibo bakwiye gutegeka. Ugashyiraho umuntu akamara imyaka n'imyaniko ku butegetsi atazi icyo gukora. Igihugu kiraho, televiziyo nayo ikora amasaha 2 ku munsi. Ku gihe cya Habyarimana televiziyo yakora amasaha angahe? Yafungaga saa 5 ngira ngo cya igafungura saa 10. Uze kureba kuri YouTube ari no bambaje kuki tutagira televiziyo. Ati twe turakennye nta bya televiziyo. Buri ntara imodoka zayo ukazihereza plaque. Umuturage uvuye Musanze kugira ngo arari Kigali nuko agomba kugaragaza icyangombwa kimuzanye mu mujyi. Umutumi umuntu aje gusura agomba kuba afite permis de résidence y'umujyi wa Kigali. None se sha ufashe icyangombwa ubwo umuntu wo mu ntara urashaka kumugirayo nk'umunyamahanga uje gusura mu gihugu cyawe uburyo musaba visa? Kuri urumva ibyo bintu akabiriya bintu buriya si byari ubuturage kuko urumva ngira ngo ni imyaka ya kiriya gihahari uyu munsi umugaruye ntiyakora nka biriya. Iby'umugaruye byo simbizi, sinjya nganira ku bapfuye ngo bigenze gutya byagenda gute,
ariko niyo ndakwereka gushyira umuntu ku butegetsi yego utazi icyo ari gukora buriya watara ubutegetsi afite arabukoresha iki Tshisekedi ubutegetsi buri hano Tshisekedi yahuye n'ibibazo mu mwanya wawe yahuye n'intambara ariko intambara nyinshi niwe uzitera Tshisekedi aritera abantu benshi bajya ku butegetsi bakabura icyo babukoresha bakigira marishari cyangwa umwami w'abantu urabishakira waba ufite akazi kenshi wumva ko ari abantu ukwiye guteza imbere ugomba kubaka igihugu ukajya mu mwanya wa za marishari ni ikibazo none se perezida Paul Kagame wanyu mutekereza yuko marishari itamubera ariko akazi afite ntabwo kajya ari arashaka ari aradiringa n'izindi nyarugenge z'isi uburyo akuramo icyacumi abanyarwanda byibuze tukabona icyacumi ababeshya ko ari buza n'abaturage babo abimukira bakaba bari hano ariko iriya diru yaragaragaraga ko idashoboka ntabwo ushobora gufata ubutaka bungana gutya bw'u Rwanda bufite miliyoni 13 n'ibihumbi 200 uzana abimukira ngo bahereze ubwenegihugu bizagenda biteze ubaye diri ntabwo arayemeraga ko ikora ariko iyo warebaga ukuntu yubatse n'ukuntu bayidefana yari bazi ko muri bose harimo something going on we urumva impamvu hagaragaragamo something Sunak yari abirimo kandi Sunak ntabwo mu by'ukuri yemera ibintu byo kohereza abimukira ntabwo abyemera ariko kubera ko yari ari mu ishyaka ry'abakonservative kandi abakonservative aribo bari ku butegetsi kandi amatora yimirije yagombaga kugaragariza abazungu b'abakonservative bandi batoye Brexit akabereka ko ari icyo arimo kubikoraho urumva yarababeshye rero nose politike niki ntabwo byo byita kubeshya babyita political strategy political strategy ese ubwizi usagende maze mu ishuri bakugarurire political strategy zirumva ko zarakoze urumva kugira ngo utsinde hari icyo wemerera abaturage ugomba kumenya your base irashaka iki base ya Tshisekedi none ahangaha imwemerera kutaganira na perezida Paul Kagame imwemerera kutaganira na M23 kugira ngo agume ku butegetsi abafite abakinwa bamwemera abantu b'Kinshasa bamwemera bamwe ba Matonge y'Kinshasa ari naho Koffi Olomide atuye na Matonge yo mu Birigi ari naho ariho yabaga atwara taxi voiture afite base y'abakongomani bari za Matonge bajyaga bafatanya n'intera hamwe ziri hanze n'ibindi bigarasha bakigaragambya bashaka gutera imodoka ya perezida Amagi abo bose nibo arimwo ni nabo bamuteranyije na M23 nibo bateje biriya bibazo ubu ni bamukiza ahubwo bahora bamushyira mu myumvire y'ubuhezanguni kugira ngo agaragaze ko akiri ku murongo wabo aguma ku butegetsi agomba kumvisha ko azarasa u Rwanda kabone nawe yaba bizi neza ko atabishobora ariko agomba kuvuga iyo message kugira ngo atorwe so iyo ni political strategy so waba uvuga ko yabeshye ntabwo yabeshye waba uvuga ko atabishaka biragusaba kujya mu mutwe waba uvuga ko atashyizeho infrastructure zituma atera u Rwanda yazishyizeho ariko ntabwo zibishoboye ntabwo Tshisekedi kudatera u Rwanda atabishatse ahubwo byaramunaniye kuko ashaka kuguma ku butegetsi imyaka myinshi kuguma ku butegetsi bisaba ko abikora cyangwa ukagaragaza ko ugerageza kubikora buriya mu byatumye atsinda hariya muri Congo ni ukugaragaza ko azatera u Rwanda byanze bikunze so kumenya abamushyigikiye barashaka kumva iki ukabagenera ubutumwa bashaka kumva ariko we bakaguha amajwi mugaca kabiri uri ku butegetsi wagera ku butegetsi ugakora ibindi none se uratekereza yuko biriya bintu Trump yabwiye abantu be byatumye bamutora abanyamerika bagira ngo azabikora biriya byo gushyira umunyamerika imbere ya byose mu kirere 300 y'amanyarwanda yavuze yuko natsinda akaba ataratorwa gusa mu minsi 15 azaba ahagaritse intambara ya Ukraine n'Uburusiya arabikoze
ariko wenda azabikora yarabikoze narabikora azagera mu biro ku itariki buretse kumpereza ubusa yavuze ko azabikora ataragera mu biro yego icya kabiri yavuze ko no mu minsi 2 gusa ageze mu biro azaba yagikemuye ndagushyiraho 300 n'ukwezi nikurangira yagikemuye nzayaguha mbivuze hari abantu mukorana babiri mbivuze hari abantu mukorana babiri uzarebe ko bayaguha ko abikora nabyo yakora icya kabiri niba sinzi niba ukindeba niba nongeye mu rumuri naribe icya kabiri yego hari ikintu yavuze yuko nahagera icyumweru kimwe azakora icyo bita mass deportation in the history of the world yego azafata abimukira bose bari muri Amerika yego agakoresha ingabo za Amerika zigakora umukwabo agatangaza ibihe bidasanzwe akabapakira amabisi indege ibiki mass deportation itari yabaho mu mateka y'isi yego kandi akabikora in 1 week akigera ku butegetsi mwongere andi 300,000 azabikora nabyo azakora ndabizi neza icya kane yavuze ko azakora Amerika mu mezi 2 ya mbere azakora Amerika muri OTAN yaranabigerageje muri manda ya mbere ntiyabishobora n'ubu nabyo azakora nta n'ubyo yashobora kubera ko ntabwo afite izo mbaraga Amerika ifite system yubatse imaze imyaka irenga 100 yubatse ikora mu gihugu no hanze ku nyungu z'abanyamerika iyo system nayo dufite mwe murashaka demokarasi nk'abanyamerika murayishoboye mutagira naga system mukirebana amazuru mukirebana indeshyo mukica barokotse genocide ngo murashaka barafata perezida babazaniye mutazaturutse watwaraga taxi voiture akababera perezida ngo murashaka demokarasi yo mukayita demokarasi you are just demokarasi barayubaka demokarasi barayitegura demokarasi ni nk'ibiryo yego urumva demokarasi ni nk'ibiryo ariko ibiryo biratekwa ibiryo ugira n'imeza ubiterekaho ibiryo ugira n'amafurusheti ugira n'amasahani yo kubiriraho ibiryo ntabwo upfa ibiryo biva mu ijuru bikakugwa mu kanwa no na sisitemu mugira ubutabera bwanyu buracumbagira bumwe buvanzemo na za politiki muracyafite politiki zirebana ku mazuru murahigirana kwicana no kurasana bamwe muracyategekwa n'abaperezida bakuye inyuma ya taxi voiture abandi baracyabahereza muracyatora umuntu wabahaye amafaranga n'uwabahaye kawunga muri injiji mwaraza muti demokarasi ntimuzi nicyo bivuze ntimuzi nicyo na infrastructure murashaka ibiryo ni isahani niteguye nimushaka kujya mu gikoni kuko nimushaka kwicwa n'umwotsi kuko muratekesha inkwi nimwabona amafaranga yo gutekesha gaze muratekesha inkwi nimvuga igikoni uracyumva nimufite igisirikare gikomeye donc nimushaka kujya mu gikoni nimwakwitekera ibiryo ni amasahani mufite nimufite n'amafurusheti nimufite n'imeza mubiterekaho n'inzu yarabananiye ntabwo mushobora kwishyura ubukode musaba ubibabwira kuba ari ubishyurira ubukode bije ya leta n'ubukode bije ya buri mwaka n'ubukode nimushoboye no kwirihira ubukode ngo muburangize naba nashoboye kwirihira ubukode ukabwirayo wowe ukaba ariwo nteriguga kwirihira ubukode ukabwira ko nigenga mwacishije make cisha make mukabanza mukubaka ibintu byanyu mukabyubaka neza mukabanza mukagura amasahani mukemera mukajya mu ziko mugateka buriya amasaha menshi y'ibiryo biba byahiye ntabwo ari ukugabura amasaha menshi no mu guteka kandi ugomba kumenya ko ari ikiguzi mu guhaha ibiryo cyane kandi ugomba gusukura n'amasahani uzi koza ibyombo ariko kazi kangora cyane nko kwitekera bituma nashobora koza ibyombo mugabe guhinduye umugongo ngajya mu masafuriya no kuyatsirita mbona sinabe ibyo ni ibintu bigoye iki narababwiye mwebwe muravuga ngo ni gute leta itaduha amafaranga
ni gute leta itatwubakira, ni gute leta itabigeza gute, ese iyi myaka Perezida Kagame agiye kugeza imyaka 30 ari ku butegetsi, ni gute tutarihaza muri ekonomi, ubyibuze ingengo y'imari. Konze abantu benshi bavukiye muri uyu mujyi bakaba ari abagabo bafite imyaka 40 badafite n'inzu bari bubaka mu mujyi wa Kigali, inzu yabo yo kuba bakiri mu bukode. Nabo ni benshi cyane. Kuki wumva we byakonaniye ku giti cyawe ukumva yuko ahubwo igihugu bacyubakira mu myaka, ariko ibintu mwacishije make. Nuse ubu nzabagire none se imyaka ibyo nabyo ngo ni Kagame wanubye ariko ararengana. Ubwo sibyo biragusaba ubwenge kubyumva yuko ari ikintu bigusaba. Oya, kubaka igihugu byo twese tubihurizaho ko atari umunsi umwe. Ese kubaka igihugu, iki gihugu cyanyu nako nanjye ni icyanjye, kiba kiri aho kiswe amitama 26,600 tubariyemo ubutaka, tubariyemo amazi, tubariyemo n'amabuye, tubariyemo na Gikongo ritajya yera za Nyamagabe, tubariyemo n'udushyamba turaho n'uduparike n'iki naho kaburimbo ziri. Murashaka demokarasi harya munashonje, munakirebana amazuru, utarishyira hamwe ngo mugire n'umuyobozi mushyigikira 100%. Nta kintu mbijeje. Perezida Sende tumutora hafi 100%. Hafi ibindi mubishyira ese. Nose muzatorana. Gereka babwira uzi uheruka gutorwa 100% bihabyara Imana, ariko uzira 100% rye yiyamazaga n'ikijuru. Yiyamamazaga wenyine. Icya kabiri ni 100% ariko naryo ndifite ikibazo babaraga. Kuko bari baribasiye abantu ba Bugesera na Kibungo ngo ntabwo bajya babatora. Ariko icya kabiri akumvisha abantu ngo ni perezida w'abahutu. Igice kinini cy'abanyarwanda bakiriye imahanga nubacyura. None gutowe 100% ngo uri monsieur le président. Ukora iki guteze? Monsieur Perezida udashobora no kuzana abaturage bawe bose basi mu gahugu gatoya ngo babanishe. Kandi nutanga igihugu cyawe n'igitanga ubutabera buba bugaragara ko ari ubutabera. Urumva njya mu bintu Habyarimana yatsinzwemo ari no kunanirwa gucyura abaturage be. Abantu noneho b'abaturage wanze gucyura baraguteye. Ugiye mu mahanga ubeshya uti newe na Uganda, ugahuruza abakongomani bakagahurura, bagawazana n'uyobe witwaga Amayeri. Barafande umukongomani umuzayirwa azanye abakomando bifunze bikaraze, bakoze pompage bifunze korodorete ko baje kurwana, bamukubitira mu Mutara. Komanda Amayeri yaje i Kigali yirukanga n'amaguru. Ahageze aravuga ngo jewe undashaka gusubira Kongo, asubira muri Kongo aravuga ngo ikibazo kiri mu Rwanda ngo abantu barwana baravukana bavuga ururimi rumwe ntiwamenya uri urarwana nande. That's true. Urajya kwiba mu Kinyarwanda baravuga ngo bavandimwe bavumbitse akarenge ifumbura amaka. Cya kibazo cyari gukemurwa na Habyarimana. Ukavuga cyo mushaka niki? Turashaka gutaha. Okay. UNHCR ni mumfashe munzanira ababisi bari abantu ni mubacyure. Ni murangiza mubabwe nk'abagabo agahugu ngaka. Mubona bwe tuzahakwira. Mubwisha ukuri kw'Imana yuko babwe bari kwisubirirayo. Ariko urumva kubaho utagira igihugu byarabaryaga bituma wowe wabuze umuntu gutaha mu gihugu cyawe sha. Reba no mu rugo rwawe nk'umuntu agiye ku muryango utashe ko banaganje. Uzi hari umugabo muri Bibiliya witwa Yefuta. Yefuta ngo yari ikinyandaro, doko se yari yarabyaye hanze. Bene se baramuca mu rugo. Ngo Yefuta ngo ntabwo akwiye kubona umugabane. Aragenda arahungira mu baturage. None abo baturage ubwo bwoko butoya bwajya guterwa n'abanzi. Yefuta aragenda amobiliza abaderenka bari aho n'abandi ba sans-papier n'abandi bantu bose adafite akazi. Yefuta ashinga igisirikare.
kirinda abo bantu aho yahugiye bati uyu niwe mutware wacu. Noneho abanyayisiraheli birukanye Yefuta nabo baza guterwa. Ibintu ntabwo twabishobora, ingabo zikomeye ziri kwa Yefuta. Bati rwose Yefuta ngwino rwose dutabara, uburogaso ntabwo nabatabara. Twebwe mwanyirukanye ku manywa, bati se dukora iki kugira ngo dutabare? Mwemere ko mbabera umwami. Bati rwose turabyemeye. Babanza kubyanga, babona haduye ari abamereye nabi, barabyemereye. Yefuta aragenda, ari gutyo yabaye umutware. Wowe bavuze ngo abantu bamwe urashaka kubaka urugo urimo kubaka, ufasha abana bamwe ubabushije gutaha, ubagize abatari urwo rugo, urumva nawe ushaka kuraga utabasize mu bibazo cyane. Erega politiki irigwa. Basi niba utajya mu ishuri ngo wige, kurikirana amateka. Buriya n'umuntu ushaka kuvuga kuri politiki n'iki, gukurikirana amateka. Amakosa yo muri politiki arasa. Amakosa yo muri politiki arasa, yisubiyemo. Niyo mpamvu abanyamateka bakunda kuvuga ngo amateka yisubiyemo. Amakosa yo muri politiki arasa. Nubwo harimo inyungu z'abazungu zimwe, ariko umugabo, uribuka umugabo wari uyoboye Sudani ya Khartoum, Omar al-Bashir, nawe yari yarihaye ibipeti byinshi, none akajya yitwaza agakora nk'aho aragiye inka cyangwa inka. Umunyafurika wabaroze yakarabye. Uravuze ngo Sudani yose ngo urashaka to urbanize the entire Sudan, ngo igire y'abarabu, ufite abirabura, igihugu ni kinini, uri mu biki? Icyo ni ibiki? Nusi ni gutyo babanisha abaturage, kucyohereza n'abakurwanya icyuho. Icyo cyuho ni iki? Kubaha impamvu yo kujya bakurwanya. Kucyohereza n'impamvu abaturage bamwe kuraka. Bana resisting, ukajyana indege ukica abaturage Darfur. Abazungu bambonamo icyuho bati mandadari. Itangaza bakuri kwirirwa hagiye hose rimuvugira izindi, turanyuze aha dore bamufate. Ibyo siri mu biki? Nusi ikibazo kiri Kongo ni nduri bwo kugiteza. Tshisekedi wese wahamagaye Nusi Makenga musaza urashaka ibiriya bya Rwanda ni Nairobi n'abandi biriya n'urusaku twe dusangiye Kongo bariya bihore. Urashaka iki? Kugira ndashaka bene wacu batari. Okay, bisi UNHCR na amafaranga afite, nimwe mushinzwe gucyura impunzi, muzizane hose. Ikindi kibazo ni iki? Ariko hariho bamwe twarwananye, turajya muri gisirikare. Kwanza wowe mugize umuyobozi w'ingabo za Kongo, hanyuma ubaka igisirikare cy'abakongomani gikomeye kizashobora kurwanya umwanzi wese wadutera aturutse hanze. Tugire n'ubusugire ku butaka bwose bwa Kongo. Nta wundi mutwe shaka ufite intwaro atari leta. Intwaro zigomba kujya mu maboko ya leta. Hanyuma nanjye ndeke mbe perezida. Hari ikibazo bigutwaye hotuye. Iyi diri yahita irangira. Reka ubucucu bwe ari mu bintu siwe wisenyera. None mvagiye ngo niwatagiye umbaza ngo apo ngo yakize ngo arimo kureka. Apo izamukoraho sindagura ndagenda. Apo izamukora bazamubire bivuze ku manywa. Ikibazo mvuga ibintu byasohora ngo bari bamutumye. Ariko ibi ngibi dutabireba. Mubwiye ibibazo byose Tshisekedi arimo kwiteza. Yabiretse. Ese ubundi yamaye amafaranga ngamugira inama. Wabyemera se buriya? Ndamugira inama. Kajya gukorana na Tshisekedi kandi atumvikana n'u Rwanda. Yewe sabanze ba Tshisekedi n'abashinzwe. Ngomba kumugira inama uburyo bugagabanya abanzi, akanabakuraho. Bose akamenya inyungu zabo, kandi bose akabana nabo. Kandi akabaho. Yewe n'umuzungu akamumenyera inyungu naho yabanyeye. Abaturanyi bamwe nuko birasaba gusa kubunamira ukabaha icyubahiro, ukabemerera ko aribo basaza. Ko bagutanze mu kibuga. Ko bagutanze mu kibuga. Bavuge nta n'ikindi bashaka.
ibibazo bihari n'ibya M23 ukababwira ibibazo byose munshinja ndabibahaye mbashyize ku butegetsi mwakira intebe nabemereye n'imwe nashobora kuba niya presidence ibyo bintu ntabyo ari barabikora ingota y'abara ndakubwira ngo jyewe nakwigira Tshisekedi plan yatuma abantu benshi muri M23 bageza Goma no migi gucuruza mituzi cyane bakareka kurwana cyane kuko nabaka impamvu y'umirwano impamvu y'imirwano abo bavuga bataha reka mbacyure bari henda bacyuye ikindi kirwanira niki FDLR gese nshaka kwirwanya nimwe mufite intwaro nimushaka ndabongera izindi mubarasa bati hari yindi mitwe zizamayimayi ziratubanga zirababagabi ayishoko zirabagabi kwenda kongera amapeti hari yavugaga kuri general iki none ugize marishal genda bakubite bose niba ushaka n'indege ndazikugurira icyo ki ndakubwiye ngo afite umbuto ahubwo ntago aratangira kuba afite ibisubizo by'ibibazo umutarawufite ku meza ye ariko aba advisor be bariho baramubesha n'abazungu bamwe bashaka gukomeza gusahura baramubesha ya Robert bakure kukafata ku mazi ndetse se budi nkitahira ari ikibazo gutwara ikamureke witahire nabona nakavura kaguye shimire n'abari bakurikiye ibiganiro bya Kweli Times bararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Wari uzi ko hari ahantu ushobora kunywera ikawa y'umwimerere ugatarama ndetse ukahakirira ibirori byawe byose nta handi ni muri Isa Coffee Visit Rwanda. Waba ufite isabukuru urateganya ubukwe cyangwa ibindi birori by'inshuti n'imiryango, Isa Coffee niyo hantu heza ho kwakirira abashyitsi bawe kandi neza. Umwihariko waho rero haratuje cyane, harasa neza, horoshye kuhagera n'ibindi byiza byose wakwifuza. Nutangwe rero dusanga i Nyamirambo ahafatanye naho MTN ikorera. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Isa Coffee Visit Rwanda. We've got you covered. Welcome to Visit Rwanda. Welcome to Visit Rwanda.